murakoze cyane. Ngira ngo tujya tubyumva Sahara, tukumva ko ari ahantu h'ubutayu nyine hari aho ngaho, ariko ni igice n'ubundi kigaragara mu bihugu ndetse binatuyemo abantu ku buryo hari umusaruro wundi byazwa. Nk'ubu muri Afurika ubutayu bwa Sahara bukora mu bihugu cyangwa se bugera mu bihugu bigeze kuri 11. Ni ubutayu bugari rero bufata 31% bya Afurika. Urumva ko ari igice kinini cya Afurika. Bugira rero umumaro bufitiye Afurika ndetse n'ibindi bice bitandukanye by'isi muri rusange. Ariko wenda icyo umuntu yagarukaho ni uko ntago ariko uko tubona ubutayu uyu munsi ntago ariko bwahoze bumeze, kuko hari ubushakashatsi bwerekana yuko mu myaka iri hagati ya 5 na 7 hari ahantu hari Sahara ubundi hari ibimera, hari n'igice cyari kirimo inyanja. Ni inyanja yamenyekanye kera cyane, igitare cy'Uburayi ndetse n'icy'Afurika bitaricamo ibice bitarasaduka. Ni inyanja yari izwi nka Tethys, ariko haje kubaho ihinduka ry'ibihe. Umuyaga wo mu kirere cyari kiri hejuru y'inyanja ya Tethys usa nkaho wumagaye, imvura irabura, ubutaka butangira kumagara, birangira nyine ubutayu butangiye gukura gutyo, na ya nyanja igenda ikama amazi yamwe aromboreza muri kiriya gice tubonamo inyanja ya Mediterane. Sahara rero ubutayu bwakomeje kugenda bukwirakwira mu bice bitandukanye bya Afurika kugeza aho uyu munsi umaze kubagara 31 bya Afurika. Ariko icyo navuga ngiye kuri wa mumaro wayo uyu munsi, buriya Sahara ni ububiko bwiza cyane bw'amabuye y'agaciro, kandi nanone buriya haboneka ibumba rishobora kwifashishwa mu bikorwa by'ububumbyi. Mwibuke ziriya ampire zamenyekanye nka ampire za Mali, yari bamwe barazizi. Buriya amwe mu mabumba yagiye akoreshwa mu bwubatsi bw'inyubako n'uyu munsi zisurwa. Ni ibumba ryagiye ricukurwa mu butayu, kuko nk'uko twabivuze hari igice cyari kirimo inyanja. Ariko nanone Sahara buriya igira umumaro kuko ifasha gutunga ibinyabuzima byo mu nyanja, by'umwihariko inyanja ya Atlantique. Ni inyanja iri hagati ya Afurika na Amerika ndetse n'igice cy'Uburayi, aho hari ivumbi riva muri Sahara, kuko buriya Sahara ikunda kugaragaramo imiyaga iremereye ishobora no kugera ku muvuduko w'ibirometero 100 ku isaha. Iyo miyaga rero kuko ari igice cyumagaye, usanga umwuka wacyo wo hejuru icyo gice wumagaye ku buryo imvura kugira ngo ihagwe bigorana. Usanga ahenshi harabaye ivumbi n'umucanga. Wa muyaga rero ukubise ivumbi, mwibuke ni ivumbi rigizwe na bwa butaka bwahoze ari indiba y'inyanja ngari, rigizwe na bwa butaka bwahoze buri ku misozi yari ifite ibiti, yari ifite ibimera mu myaka myinshi cyane. N'ubutaka bufumbiye ku buryo iryo vumbi iyo rigiye iyo umuyaga urihushye hari ryambuka rikagenda hejuru y'inyanja ya Atlantique, irindi rikagwa mu bibaya by'ibihugu bimwe na bimwe byo mu burengerazuba bwa Afurika nka za Senegal, za Niger. Buriya hari uduce tw'ibibaya dukorerwamo ubuhinzi. Usanga rero ari ivumbi riba rifite ibinyabutabire bifite akamaro gakomeye cyane mu bijyanye no gutunga ibihingwa ndetse n'ibinyabuzima byo mu nyanja, kuko usanga nko mu nyanja buriya muri Atlantique habonekamo utunyabuzima duto cyane twitwa plankton. Ni ocean plankton, n'utunyabuzima duto amafi arya, ariko buriya tunagira uruhare mu kurekura umwuka wa oxygene twebwe duhumeka. Buriya inyanja zirekura oxygene ku buryo buriya nubwo tujya turirimba ngo oxygene ni umwuka utangwa n'amashyamba n'iki, ariko buriya n'umwuka ahanini duhumeka wa oxygene n'urekurwa n'inyanja biturutse kuri twa dukoko turekura twa plankton turekura ya oxygene, ikazamuka mu kirere muri ya miyaga ituruka mu nyanja. Ikindi nanone urumva rya vumbi, hari yabo twa plankton turirya, kuko hari ibinyabutabire birigize. Hari biba birimo iron ni ubutare, riba ririmo kandi imyunyu, kuko mwibuke hari irigurukana na rya bumba ryahoze riri hahantu hahoze inyanja ya Tethys. haba harimo kandi za imyunyu, haba harimo za phosphate, haba harimo za
silikate. Ibi byose ni ibinyabutabire bigira uruhare mu gutunga ibimera ndetse n'ibinyabuzima by'umwihariko byo mu mazi, ku buryo usanga hariya muri Atlantique amafi, uburobyi buba bumeze neza kubera ko amafi abona ibyarya, za planktons zirashisha, amafi akarya nayo agakura cyane. Tugiye rero nko mu bimera, kuko ririya vumbi ni ivumbi rishobora kugenda ibirometero biri hagati y'ibihumbi 2,500 n'ibirometero ibihumbi 4,800, rikagenda rikambuka rikagera muri Amerika mu nyanja ya Caribbean ndetse no mu ishyamba rya Amazon. Biratangaje cyane, biratangaje. Ariko buriya turaza no kureba ukuntu rivumbi rigira uruhare mu kuba, ngira ngo mujya mwumva imiyaga, inkubi y'imiyaga ivanzemo n'imvura yibasira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, za cyclones. Ntabwo benshi barazizi, ni imiyaga iteye ubwoba ijyana n'imvura nyinshi birimo n'inkuba. Ariko twese ku gice cya Afurika buriya za Senegal kugira ngo uzahumve habaye za cyclones biragora kubera ivumbi rya Sahara yacu. Ariko mbere yuko ngaruka wenda kuri uwo mumaro ujyanye n'uburyo ivumbi ridufasha ku ikirere cya Afurika muri rusange, by'umwihariko uburengerazuba, reka turebe uburyo rigera iyo muri Amerika rigafasha by'umwihariko ishyamba rya Amazon. Yego. Ishyamba rya Amazon uyu munsi rirabarurwamo ibiti byinshi. Ibiti biteyemo ni ibiti byinshi bibarirwa muri miliyari 400. Ni ishyamba nubwo ari imibare abantu benshi bakijyaho impaka, ariko rirekura umwuka oxygene ugera ku ijanisha rya 20% ku mwuka wose isi ifite wa oxygene. Mpamvu bayinayita ibihaha by'isi. Yego. Ririya shyamba rero ubundi ubutaka bwaho kuko ari igice kigwamo imvura nyinshi, usanga buba bwarikumbye ku buryo bya binyabutabire bifasha ibiti gukura birimo nk'ubutare, usanga byari nta bihari. Usanga ubutaka bwa ririya shyamba iyo urebye neza usanga unarebye n'ubucucike bw'ibyo biti birimo, usanga ubutaka bwaho bwaranunuzwe cyane n'ishyamba rimaze igihe kinini ku buryo rikenera indi support. Rya vumbi rero ku bw'amahirwe riragenda neza rikagera muri cya gice cya Amazon muri Amerika, ni ku ntera y'ibirometero bikaba biri mu bihumbi 4,000 uvuye kuri Afurika. Hari ubushakashatsi bugaragaza yuko ubundi muri Afurika nibuze mu gihe cy'umwaka muri bwa butayu bwa Sahara na ya miyaga ihutera irekura mu kirere ivumbi ripima toni zikaba miliyoni 182. Dushobora kubivuga gutyo ukajyana utuntu tworoheje, ariko wavuga ko ari nk'ari amakamyo ya hoho 700,000. Urumva rero aragenda nibuze toni miliyoni 132 zo zikomeza kureremba mu kirere cya Atlantique, uburengerazuba bwa Afurika, rikagera mu kirere cy'inyanja ya Caribbean hariya tubona za Cuba n'ahandi. Ariko toni zigera muri miliyoni 27.7 z'ivumbi wagereranya ko harimo amakamyo ya hoho 100,000 zose ziragenda zikagwa mu ishyamba rya Amazon. Ni umutungo ubukomeye, ni ifumbire ibikomeye ku buryo yihutisha gukura kw'ibiti byariya muri ririya shyamba, kubera ko twabonye ko kubera ko hakunda kugwa imvura nyinshi ubutaka bwaho bwibasiwe n'isuri ku buryo uburi fertile cyangwa se bwa bundi bufumbiye usanga ari buke, usanga bwaranunujwe n'ibyo biti, ariko ifumbire ikabanye. Ariko bikaba amahire kuko wumva hagwa toni amakamyo agera mu bihumbi 100 buri mwaka, kandi yuzuyemo bya binyabutabire birimo fere cyangwa se ubutare, kandi ubutare ni ingirakamaro cyane ku bihingwa ku buryo usanga ishyamba rikura rikanarekura wa mwuka mwinshi. Ibi binatanga amahirwe yuko Amazon buriya kubera kwa gushibuka kwa bya biti twabonye bigera muri miliyari 400 biteye muri ririya shyamba, bituma ririya shyamba uko gushibuka kw'ibiti, ifumbire yaturutse ku ivumbire rya Sahara yabonetse, ibyo biriha amahirwe yo kununuza gaze carbonique, imyuka yanduye. Biriya bihugu bya Brazil bifite inganda nyinshi, za Peru n'iki, igice cya Amerika, nubwo wenda Amerika y'Amajyaruguru hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariho usanga ibyotsi byinshi bituruka mu nganda, ariko biriha imbaraga n'ubushobozi bwo kumira toni ziri hagati y'150 na toni 200 za carbone, za gaze carbonique.
ni amahirwe rero kuko urumva iryo vumbi riragenda rikarifumbira rigatohagira ariko naryo rikagira umumaro ukomeye wo kumira ya gaze wa mwuka wanduye no kuturekurira oxygene nziza. Buriya twavuga ko uwo muyaga mwavuze uhuha ririya taka ryo muri Sahara Desert, twavuga ko ubu uturuka hehe ku kuyengano kuri speed ku buryo avuga ko ushobora kuba wagenda kuri wenda muri birometero birenga 45,000. Uwo muyaga ngira ngo mu miterere y'isi yacu urabona cya gice cy'amajyaruguru ya Afurika hari inyanja ya Mediterane, ariko tukagira n'igice cy'imisozi igaragara mu butayu. Nubwo usanga imisozi myinshi yaho hari imisozi ibimera bikeya, hakaba n'indi misozi igizwe n'umucanga, hariyo twita sand dunes, n'uturundo tw'imisozi tugenda turundwa n'imiyaga. Ya miyaga yabivuye muri Mediterane ndetse na ya yindi kamere ihutera iturutse kuri twa dusozi turiho ibimera bikeya ndetse n'utudafite ikiriho, niho rihutera ubutayu. Kuko natwe ku musozi y'urungurutse ubona ku gasozi mu gahinga hari ukabona akayaga karahutera, naho imiyaga yaho ahanini hari ituruka mu nyanja ya Mediterane, hari n'ituruka ku butaka bw'imisozi igaragara aho mu butayu. Nibuze imiyaga ikaze ikunze kuhagaragara ibiri ku muvuduko urusha w'izi modoka zirimo speed governor, hari ishobora kugera ku birometero 100 mu gihe cy'isaha. Urumva ko bifite imbaraga ku buryo ibasha gutumbagiza rya vumbi rikagenda mu kirere, irindi rikagenda rikora udusozi kuko hari rigurukana n'imicanga rigakora twa dusozi ushobora kubona uyu munsi ejo wahagera ukabona urawubuze. Nitwo twitwa sand dunes. Muri make rero uwo muvuduko w'imiyaga yaturutse muri Mediterane n'indi baturutse ku butaka niyo ihutera rya vumbi, kuko ari igice kitarimo ibimera rikatumbagira rikahora rizerera mu kirere gutyo. Uretse wenda Amazon nta handi ushobora kuba wamugane uyu mukungugu ushobora kuba wagira se mu bindi bice bitandukanye bya Afurika, ku buryo aho kugira ngo ujye gufasha abana mbere na mbere uhahere twebwe tubanza kugira nicyo navuga ko ari nk'inyungu nk'abaturiye ubutayu. Nkuko nabibabwiye hari ibihugu bigera muri 11 ubutayu bwa Sahara bukoramo, byanateye imbere cyane mu bikorwa by'ubuhinzi birimo nka Misiri, ibihugu birimo za Algeria, Libya ku nkengero, buriya mu bice by'inkengero z'inyanja ya Mediterane bakora ibikorwa by'ubuhinzi. Muri za Mali naho buriya nubwo ari igihugu kinini cy'ubutayu ariko hari ibice by'ibibaya ndetse n'ibigaragaramo ibimera bikeya ariko hakorerwa n'ubuhinzi. Muri za Mauritania aho ni ibihugu ubutayu bwa Sahara bukoramo. Muri Maroc hateye imbere cyane kandi no mu nkengero, ahubwo igice cya Maroc kinyuraho n'ivumbi ryinshi. Muri za Tunisia aho hose rero iryo vumbi uko rigenda rihutera rigenda rigwa muri ibyo bice cyane hakorerwa ibikorwa by'ubuhinzi birabafasha cyane, kuko uko umuyaga uhuhara aho ugera ugatuza, hari irizamukana n'udupartikire turemereye ku buryo bitabasha gukomeza kugenda mu kirere ahubwo tugahubuka tukagwa tukiri muri bya bihugu twavuze nka za Maroc, za Mauritania, Mali, ubwo ni mu nkengero mu bice by'uburengerazuba bwa Afurika. Aho hose hari ibisigazwa by'ivumbi bihita byongera bikagwa kuri bwa butaka ahakorerwa ubuhinzi, ugasanga bimeze neza cyane kuko uzasanga biriya bihugu ubuhinzi bw'imboga buba bunejeje ndetse n'ibindi bihingwa bakora kubera ako kavumbi. Iyo fumbire igenda isigara nubwo nyinshi birangira yiyambukiye muri Amerika no mu nyanja ya Atlantique. Turakoze cyane kubw'ubumenyi muduhaye. Gusa hari ikintu kimwe nacikije nifuza kugarukaho twakomojeho cy'umumaro w'iri vumbi ku kirere cya Afurika. Muri Amerika buriya bakunda kwibasirwa n'aya miyaga twahoze tuvuga za cyclone, ni inkubi y'imiyaga ariko ivanzemo n'imvura nyinshi. Ariko iriya miyaga yikora iyo imiyaga yo mu kirere yakonje, yatanze ubukonje, hakabaho kwikora kw'imvura, kwikora kw'ibicu, bigatanga ibitonyanga bikaremera bigahubuka bigatanga ya nkubi, bikirukanswa n'inkubi y'umuyaga ariko nanone bikagenda bigwa bitanga imvura mu buryo bwo hejuru. Rero rya vumbi twahoze tuvuga risirikira cyangwa se rizenguruka mu kirere cy'uburengerazuba bwa Afurika, by'umwihariko ku nkengero z'ibihugu nka Maroc, za Senegal, za Mauritania n'ahandi hariya mu burengerazuba,
ririya vumbi rituma umwuka wo mu kirere cya biriya bihugu hejuru ku nkengero uhora wumagaye, kuko urumva hari iryo vumbi ririmo udupartikire twa aferi za silicon za silifati. Utwo tuntu dutuma wa mwuka wo mu kirere uzenguruka utabasha kugira ubuhehere, ahubwo uhora wumagaye, bikarangira na ya mvura yagateje dega cyangwa se yagateje ibibazo yindi tubona muri Amerika, cyane mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, tuyibura. Biriya bihugu za Senegal birangira bidahuye n'iyo dega n'ibyo bibazo. Ayo rero ni amahirwe ku mugabane wa Afurika, kuko urebye nko muri Amerika usanga baba barazahaye cyane, mu gihe twebwe kuri Maroc, za Senegal, za Gambia, za Guinea Bissau, za Sierra Leone, za Liberia, usanga aho hantu hari umutuzo kubera ari ka kavumbi kanunuza wa mwuka wari guhehera mu kirere ugatanga imvura mbi yangiza. Nicyo rero numvaga nagomba gukomozaho ku bijyanye n'uruhare rwa ririya vumbi rivanwa rihuhwa n'umuyaga wo mu butayu bwa Sahara. Niyo mpamvu nanjye narimo kwibaza muri ibi bihe by'ubukonje, mu gihe twebwe turimo gushira hano twicwa n'ubushyuhe, reka nkoresha iryo jambo, nyamara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika turabona inkuru zijyanye muri aya mezi nyine ajyanye n'ubukonje. Narimo gusoma mu kanya Scotland ko abantu barimo kuguma mu nzu, amashuri yafunze. Wa mugani nshaka kugira ngo umpeho umusanzu ukiri kuri iyo ngingo, impamvu nk'uko umugabane wa Afurika tutagerwaho n'uru rubura ruba rukaze cyane, nayo yaba ari nk'impamvu mwahereho z'ahantu mu butayu bwa Sahara bifite aho ihuriro. Bishobora kuba mu zindi mpamvu, ariko buriya muri Sahara hari igice by'umwihariko buriya mu gihe cy'ijoro rwose hari ibice bikunja cyane ndetse n'urubura rugahubuka, ariko kubera ko ari igice cyumagaye mu gihe cy'amanywa birahinduka rugashonga. Ariko urumva ko cyane nko mu kiriya gice cy'amajyaruguru n'uburengerazuba iryo vumbi rigira uruhare mu kununuza umwuka wo mu kirere, bigatuma uhora wumagaye ku buryo n'ubushyuhe buhora ari ku gihe cy'amanywa buba ari bwinshi. Ariko nk'aba twebwe buri hari iyindi mpamvu ikomeye, by'umwihariko yuko umugabane wa Afurika ni igice kiri ku murongo wa kuri koma y'isi, ni igice kigerwaho n'imirasire myinshi y'izuba, ni igice rero birangira gishyuha cyane, gifite ubushyuhe ariko kikanagira vegetation, by'umwihariko ubwo ni ibimera ariko mu gice cy'amajyepfo ya koma y'isi. Ibyo rero bituma twebwe iki gice kigwaho imvura cyo munsi ya koma y'isi, ubwo ni umurongo ugabanyamo kabiri isi. Yego, uno murongo ugabanya isi mo kabiri wa equateur. Yego, kubera ko hari ibimera, ibyo bimera binunuza bya kavumbi kabashije kwatarukira, bimwe biragatwara kakaguye ku butaka, bigatuma umwuka wacu uhora utarimo partikire, utarimo twatuvungukira tw'ivumbi dushobora gutuma wumagara, ahubwo tukagira nanone ibindi bisanira by'umwuka, yabo wo dukura mu nyanja y'Abahinde twebwe nko muri iki gice duherereyemo, ariko buriya nko mu bice bya Congo, za Cameroon, bagira n'imiyaga n'ubwo iba ari mikeya ituruka muri Atlantique, ariko yo izihehereye kuko ntayihurira na rya vumbi, kuko ryo ryerekera mu burengerazuba. Birangira rero twebwe dufite imvura nyinshi, ariko tukagira n'ikirere gifite umwuka ukonjereye wabuze icyununuza, kuko ivumbi ryo riri mu gice cy'amajyaruguru n'uburengerazuba bwa Afurika. Niyo mpamvu twebwe ubukonje rero buba ari bukeya, kubera ko turi hagati na hagati, umugabane wa Afurika uri hagati na hagati muri cya gice kibonekamo imirasire y'izuba myinshi, ariko ukaba hagati na hagati y'inyanja zigitanga imiyaga ikonje, by'umwihariko inyanja y'Ubuhinde n'inyanja ya Atlantique, mu gihe buri usanga za Mediterane, usanga mu zindi nyanja zindi nk'inyanja y'umunyu n'ibindi, usanga zo zirekura umuyaga wumagaye ku buryo usanga n'imvura muri bya bice bihakikije, by'umwihariko ku majyaruguru ya Afurika biba ikibazo. Nayo mahirwe rero twe dufite, mu gihe bari uzasanga bibasirwa n'ubukonje ni abari mu gice cy'inkondo y'isi. Hari inkondo y'isi ya ruguru, ubwo ni muri pole nord, hakaba n'inkondo y'isi yo hasi muri pole sud, aho usanga imirasire y'izuba ihagera iba ari mike, ariko nanone ugasanga n'igice cyawo umwuka wawo urakonje cyane. Birangira rero ubukonje bubaye bwinshi cyane ugereranije n'iki gice cyacu cya Afurika kirimo uruhurirane rw'imirasire myinshi y'izuba, imiyaga ikonje ituruka mu nyanja, ubuhehere buturuka ku bimera, vegetation nyinshi.
ibyo byose bikaduha amahirwe yo kugira ikirere gishyuha ugereranije na biriya bice byo mu nkondo z'isi yaba iya ruguru no hasi zigira ihinduka ry'ubukonje bwinshi nubwo hatangiye kubamo imihindagurikire y'ikirere ku buryo ahubwo nyuma y'ubukonje usanga hari ibyibasiwe n'ubushyuhe bwinshi budasanzwe ngira ngo nk'ubu muri Amerika nko mu bice bya Florida inkongi zarasaze cyane kubera ubushyuhe budasanzwe. Bivuze ko hari igihe wa mugani dushobora kuzisanga cyangwa se biriya bihugu nabyo bitagishyuha cyangwa se bitakizamo urubura ugereranije no mu myaka yashize cyane. Ubu muri bice mu bihugu byinshi ufatiye nko mu bice byakonjaga byari birimo urubura rwinshi ku isi nko ku mugabane wa Antarctica, urubura rwarashonze rukomeje kugenda rushonga rurindimuka. Ejo bundi nahoze ndeba abakerarugendo numva ari muri kimwe mu bihugu bishobora kuba ari igihugu cy'i Burayi, bari bagiye gusura agace karimo urubura rurabahirimira rurabagwira kubera bwa bushyuhe buri kwiyongera ku isi. Rero dushobora kuzisanga ndumva nimba mbyibuka neza hari imibare mperutse kubona yuko mu myaka iri muri 30 hatagize igikorwa urubura ruzaba rwaracendereye hirya no hino ku isi bitewe n'uko ubushyuhe bukomeje kugenda bwiyongera haba muri iki gice cyo hagati ndetse no mu nkengero kuri za nkondo z'isi hari hasigaye ubuzima, ingaruka zitangiye kuhagera. Rero no muri biriya bihugu mu gihe kiri imbere hatagize igikorwa mu kugabanya ingaruka za global warming cyangwa se gushyuhirana ku isi, naho urubura bazarwumva nk'amateka nk'uko twahoze dufite imisozi miremire nka Karisimbi yitiriwe kugira urubura, ariko uyu munsi ukaba utapfa kuruhabona.